Nanone nongere mbasuhuze inshuti zanjye tubana mu biganiro bya buri munsi, ndabashuhuje aho muherereye hose. Nari mbakumbuye kandi iminsi myinshi hirya no hino aho muherereye, yaba ari impande enye z'igihugu cyacu u Rwanda, Burengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, ndabashuhuje ndetse n'abadiaspora hirya no hino. Aho muherereye hose rero mwumve yuko mbahaye ikaze mu biganiro byacu. Nari mbakumbuye cyane, duherukana mu kiganiro mbasobanurira byinshi bijyanye n'iyicano yanyu, n'iyicano mukunda. Ndashimira cyane abantu mwese mwamaze gukora subscribe, mukaba musharing ibiganiro byacu ku bandi bantu, mukora comment mungaragariza ko turi kumwe. Nshimira cyane bamwe mu bagiye banyandikira bavuga ku bijyanye na saga ziriya navuze muri kiriya kiganiro cyabanje. Narabibonye abavandimwe banjye, inshuti zanjye, abakunzi banjye, narabibonye abanyihanganishije cyangwa se n'abagiye babivugaho ku buryo butandukanye. Gusa bagarutse ku kintu kijyanye n'uko mu gihe waba ukiri muri iyi si, byange bikunda biriya bigomba kubaho. Kandi koko yego turemeranya cyane, mu gihe waba ukiri muri iyi si biriya bigomba kubaho 100%. Bakunzi banjye rero, nshuti zanjye mwese mukurikirana ibiganiro bya Vedas Empire, ndabashimira cyane umusanzu mugomeje gutanga. Abakoze subscribe n'abatarayikoraho mugerageze muyikoreho, tuzaze tubana muri ibi biganiro. Uyu munsi rero nongeye kugaruka kuri kamera za Vedas Empire kugira ngo tubane, mwongere muze tuganire, tuvuge ku byacu, tuvuge ku bijyanye n'ubu buzima. Tugaruka muri ubu buzima cyangwa se muri showbiz yacu dufite umubabaro mwinshi cyane, umubabaro w'umuvandimwe cyangwa se umubabaro w'uwo twabanaga mu biganiro nk'ibi ngibi. Kuri iyi mihanda niko njya numva bakunda kuvuga uwo bita Musabyimana Glorious watuvuyemo mu minsi duherereje inyuma. Yego ntago ari inkuru yoroshye, tubonereho no kwihanganisha umuryango we ndetse n'abakunzi ba Musabyimana Glorious kuwo twitaga Gogo. Yari umuhanzikazi nyarwanda, yari yagiye gutaramira mu gihugu cya Uganda. Ubwo rero bitagendaga neza, pano yose yari yagiye, byabaye ngombwa yuko Kiyongozi nyirizina, byabaye ngombwa yuko wari wabajyanye cyangwa uwo bari baherekeje, byabaye ngombwa yuko batagarukana, hagaruka inkuru y'akababaro gusa. Twihanganishije umuryango wa Musabyimana Glorious ariwe bita Gogo, ndetse na ba manager biwe, abashinzwe kureberera inyungu ziwe, ndetse n'abakunzi ba Glorious bagiye bari mu byiciro bigiye bitandukanye hirya no hino mu gihugu ndetse ni mu bihugu by'i Burayi, ndetse aba diaspora bose mwese mwakundaga Gogo, turabihanganishije kandi tugomeze dufate mu mugongo umuryango w'uyu muvandimwe watuvuyemo. Nubwo abenshi ubundi sinifuzaga kuba nakoraho inkuru kubera uko njyewe mu gihe cy'umubabaro, mu gihe abantu bababaye, mu gihe abantu bafite agahinda, numva nta kintu nshobora kuba navuga kirenze kubihanganisha, bitewe n'uko ushobora kuvuga byinshi ukaba wanacumura cyangwa se ukaba wanakomeretsa bamwe. Gusa abantu mutabasha kugera kuri social media cyangwa se mutabasha kuba mwabona amakuru agenda avugwa ku rupfu rwa Musabyimana Glorious cyangwa se Gogo, abantu benshi bazi ku izina rya Gogo. Reka twagerageje kuba, nubwo atari yo nkuru nyirizina tugendereye cyane, ariko ntabwo twabura kuba twababwiraho uburyo dushobora kuvuga ngo Glorious yitabye Imana, uwo utabizi agasigara avuga ngo yazize iki, byagenze gute kugira ngo Glorious yitabe Imana. Twakurikiranye ibi byabaye kuri Glorious cyangwa Gogo mu itangira ryo kuba wenda byagera no kuba yakwitaba Imana.
ariko by'umwihariko ubundi bari bajyanywe muri Uganda n'igitaramo. Hari amadini yari yagiye abatumira, hari amadini yari yatumiye Gogo kugira ngo asusurutse abakristu babo. Biba ngombwa rero ko kuwa kane byabaye ngombwa yuko kuwa kane bagenda bakajya muri urwo ruzinduko bakajya gutaramira abagande. Mu gihe rero twihuse cyane, mu gihe bari bamaze gutarama, ntabwo byabaye byiza, ntabwo bari gutaramira Kampala, bari gutaramira mu nkengero cyangwa se mu tundi turere twa Uganda. Gusa byabaye ngombwa yuko bari bafite n'ubundi butumire bwo kujya Kampala. Gogo ndetse na pano yose yari yamuherekeje. Bageze i Kampala, Gogo ntabwo byakomeje kuba neza, nubwo pano ishobora kuba igomeza gusobanura yuko, cyangwa se abareberera inyungu ziwe nyirizina bagomeza gusobanura yuko n'ubundi Gogo yaratuye afite ikibazo cyo kugwa, cyangwa se abantu benshi bita igicuri. Ariko mu by'ukuri ibyo muganga yaje kugaragaza yuko atari icyo gicuri gishobora kuba cyaramuhitanye, ahubwo bakigerayo byaje kuba bibi. Gogo aza gutangira kuremba, aza gufatwa muri bwa buryo yajyaga afatwamo n'ubundi, kuko badutangarije yuko manager wiwe n'abandi bamurebereraga mu nyungu ziwe z'ibikorwa byiwe baje kudutangariza yuko n'ubundi yafashwe nk'uko n'ubundi yajyaga afatwa. Ariko ibintu bitari kuvugwaho rumwe nuko n'ibisubizo muganga yatanze ndetse n'ibyo bari babanjije gutangaza mbere yuko muganga atanga ibisubizo. Gogo rero utuvuyemo, abenshi bakwibaza ngo ni muntu ki. Yari umukobwa, nta mwana yari afite, akaba yabaga kwa nyirasenge. Yari yarabanjije kuba kwa se wabo. Biba ngombwa yuko amashuri ahantu yigaga hamubera kure, biza kuba ngombwa yuko ise wabo yamuhereza nyirasenge, kugira ngo nyirasenge niwe wari utuye hafi y'amashuri yigaga. Biza kuba ngombwa yuko amugarura kwa nyirasenge kugira ngo abashe gukomeza amashuri. Gogo rero yabashije kwiga, nimba ntibeshye abanza yari yagarukiye mu wa 3 segonderi. Byaje kuba byaba ngombwa yuko Gogo akunda gusenga. Amakuru dufite ni uko Gogo yabaga mu masengesho cyane, yari umuntu wasengaga. Haza kugaragara yuko yaba akunda no kuririmba. Ababimubonyemo impano baza gufata icyemezo cy'uburyo bakuza impano ze, cyangwa se bafata impano ye yo kuririmba bakayikuza. Aribwo abo mwagiye mubona bose ku mbuga nkoranyambaga aribo bita ba manager biwe bagiye babisobanurira inshuro nyinshi yuko bamuzamuye bakaba bamukoreshereza indirimbo, ibintu byari byo byose barabimukoreshereza, maze bo batangaza ko umusaruro waturukaga muri ibyo bintu babashaga kuba bawugabana n'umuryango we kandi na Gogo nyirizina. Gusa wenda twihuse cyane ku bijyanye n'urupfu rwiwe, batangaje yuko ibipapuro byo kwa muganga cyangwa se certificate igaragaza icyo umuntu ashobora kuba yazize, batangaje yuko iriya certificate muganga yagaragaje yuko Gogo Gloriosa yaba yitabye Imana azize indwara y'ibihaha. Bapimye rero basanze mu bihaha harimo ikibazo cy'uko ibihaha byari byaraboze, amaraso, amashyira. Bikaba ngombwa yuko biba ngombwa yuko ibihaha bihita bimuhitana. Gayo nguko rero uwari utangiye gutekereza ngo Gogo yaba yazize iki, Gogo yazize ibihaha, niko ibipapuro byo kwa muganga bitangaza. Abenshi gusa muri buze kugenda mubona inkuru zigiye zitandukanye ariko mutaziha agaciro. Abo ni abashinyagurira umuryango, n'abashinyagurira abakunzi ba Gogo. Gusa twebwe dutangaza ibyo muganga yatangaje,
twirinda kuba twajya kure y'ibyo muganga yatangaje, ndetse n'izindi mfu wenda dushobora kuba twajya tubabwira. Kino gitangazamakuru ntabwo kijya cyitabira byashyushye cyangwa dushingiye kuri gahunda zo kuba abantu bashobora kuba babona inkuru bakayidevelopa cyangwa se bakaba bavuga n'ibindi bintu. Twebwe tugerageza kuba twabona ibihamya by'ibintu tugiye kuba twabatangariza, kugira ngo abakunzi bacu muzaze mwumva ibintu bifite ireme, cyangwa se muzaze mwumva ibintu by'ukuri. Rero ni nayo mpamvu tutari twigeze twihuta kuba twakora ku nkuru y'urupfu rwa Gloriosa Musabyimana, nuko ahari muganga yari ataragaragaza ibyaba ikintu yaba yazize. Gusa rero tumaze kubatangariza yuko yazize ibihaha. Abenshi bari bavuze yuko yazize igicuri cyangwa se kugwa kwe, abandi bari kuvuga ibindi bintu bigiye bitandukanye, ngo yarozwe, yatanzwemo igitambo n'ibindi. Gusa ibyo ngibyo ntabwo bigomba kuburaho muri iyi si nyine, ariko ibyo tubabwiye ni ibyo ngibyo, nibyo by'ukuri, nibyo muganga yabashije gutangaza ku rupfu rwa Gloriosa. Abazabasha kutabara rero cyangwa se abazabasha kumuherekeza Gloriosa ni mu karere ka Rwamagana, bazagerayo. Abazabasha kwifatanya n'umuryango mukakomeza mukabafata mu mugongo. Twigarukiye rero ku byacu n'ubundi tugiye kugenda turebera hamwe impfu zigiye zitandukanye ziri kubaho. Nubwo nta wavuga yuko nubwo wenda nakoresha ngo impfu zidasanzwe, kandi nta rupfu rudasanzwe rubaho. Gusa ni zimwe mu mfu ziri kugenda zigaragara mu turere tugiye dutandukanye. Nta n'ikindi cyatumye rero nkora kino kiganiro, ni ukuba twaganira kuri iki kintu tukareba ese biri guterwa n'iki, biri guturuka kuki cyane cyane. Ariko ubushakashatsi twabakoreye ku bijyanye n'impfu zigiye zitunguranye, kandi abantu bari kugenda bicana mu buryo budasobanutse, twakoze ubushakashatsi dusanga biragaragara mu karere k'Iburasirazuba, mu ntara y'Iburasirazuba, mu nyihanganire, ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera, niho hagomeje kumvikana impfu z'abantu benshi, kandi izo mfu zikaba ziri kugenda zumvikana buri munsi. Yego, n'ahandi wenda biri kubaho, aho mu karere ka Gicumbi humvikanye urupfu rw'umubyeyi waba yishwe n'uwari waje kumwiba ibirayi. Ni ukuvuga ngo uwo musore yari aje kwiba uwo mubyeyi cyangwa uwo mugore ibirayi. Humvikanye yuko uwo mubyeyi yaje kugaza mu rugo rero n'ubundi amanukanye na mukuru w'uwo wibaga. Biza kuba ngombwa yuko uwo mukuru w'uwo wibaga ari we utangaza cyangwa uhamagara ngo baze barebe murumuna we yishe uwo mugore. Gusa twebwe uyu munsi turi bugaruke ku nkuru y'umugore wishe umwana w'umugore mugenzi we. Iyo nkuru n'ubundi iragaragara cyangwa se iboneka, yumvikanye mu murenge wa Mayange, karere ka Bugesera. Ni urupfu rero rudasanzwe rw'umwana w'imyaka 3 n'amezi 8. Ushobora kumva ko ari urupfu koko ruteye agahinda. Yego, ni impfu zose ntago ziba ari nziza, ariko nk'iyi nkuru tugiye kuganiraho ni inkuru ukumvira babaje cyane, cyangwa se ukumva ni ikintu kidasanzwe mu buzima. Gusa nyine biba byabaye, nta kintu umuntu yakora ngo abihindure. Ni mu karere ka Bugesera rero, mu murenge wa Mayange, akagari ka Kagenge, umudugudu wa Gitaramuko. Abahazi murahazi, cyangwa se yabumvishije iyo nkuru mwarayumvishije, ababa barayumvishije ari ibihuha, harimo ibihuha, twebwe nk'uko mubizi twirinda guhita dukora inkuru tutaramenya birava he cyangwa birajya he.
tubanza gutohoza amakuru avugwa kuri iyo nkuru. Ikindi kandi ni ukuvuga ngo mu gihe wenda umuntu atari yaburana mu gihe umuntu atari yaburana ngo urukiko rumuhamye icyaha, ntago biba ari byiza yuko wemeza ubwicanyi. Ushobora kuba wakwemeza ko runaka yishe runaka mu rubanza cyangwa se imbere y'urukiko, bikaba ngombwa yuko urukiko rumuhanaguraho icyaha kandi we wari waramaze gutangaza yuko runaka ari we wishe runaka. Niyo mpamvu rero mu nkuru zacu tuzikora tubanjije kwitonda, tuzikora tubanjije kuba twashishoza, tukabanza tukanababwirana bimwe na bimwe mu bintu bigiye bigaragara yuko ari ukuri, ibitarabasha kuboneka nk'ukuri tukaba tubyihoreye. Ni ukuvuga ngo uyu mubyeyi bamwita Akimpaye Henriette, umwana we bamwishe mu rupfu rw'agashinyaguro, bamwishe nabi, bamuteye ibyuma mu misaya hombi, bamubaga mu nda, bamuca ubugabo bwiwe. Ni urupfu ruba ruteye agahinda nk'iyo umubyeyi wabyaye agafata umwana ungana n'abiwe, agafata umwana wagendereye abiwe akamwica urupfu nk'urwo ngurwo. Ni ibintu biba bitumvikana, ni ibintu biba biteye agahinda. Yego rero reka wenda two kwivuga ibice, tubanze tubahe idonido ku bijyanye n'uru rupfu rw'uyu mwana, aho muri buze kumva ko uyu mwana ashobora kuba yarazize amahere cyangwa se ashobora kuba yarazize ubusa kuko uyu mwana aba ari umuziranenge, nta cyaha aba yari yakabarwaho. Ariko mu by'ukuri twamaganye cyane izi mfu nk'izi ngizi, cyane noneho zikorerwa abana b'abaziranenge. Uyu mwana rero akaba yitwa Muvunyi Hilton Gaël, akaba ari umwana uwo bita Akimpaye Henriette uri mu murenge wa Mayange, akaba ari mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera, umudugudu wa Gitaramuko, ndetse akagari ni Kagenge. Uyu mwana rero izo nkuru zishobora ku itariki 17 z'ukwezi kwa munani, uyu mubyeyi ku magambo yiwe, ku byo yitangarije, ntabwo tuzaza twirinda kuvuga ibyo umuntu atatangaje. Uyu rero Henriette ibyo yatangarije ibinyamakuru bigiye bitandukanye, yavuze yuko hari mu masaha ya saa 9 ubwo yiteguraga kuba yajya mu mujyi i Nyamata, yarajyanywe no kugura telefoni. We yatangaje ko ari undi muntu ku ruhande, umudamu wamuhamagaye amubwira ko ashaka kumutuma telefoni. Yaragiye rero amugurira iyo telefoni muri ayo masaha. Ariko yatubwiye ko yavuze yuko uno mwana mbere yuko agenda, nyina yamubwiye ko bajyana, akamubwira ko ashaka kujya kureba televiziyo ku muturanyi. Uwo muturanyi yitwa Mukangenzi Oliva. Mukangenzi Oliva akaba ari uyu muturanyi rero wa Henriette, uyu mwana Muvunyi. Ubwo nyina yari ahagurutse cyangwa se yari ari kwitegura ngo ajye kugura iyo telefoni bari bamutumye, yabwiye Muvunyi ko bajyana. Muvunyi amusaba kujya kwa Oliva kureba televiziyo. Nkuko rero byari bisanzwe, nkuko abitangaza Henriette, umwana yaramuretse aragenda, noneho nawe aritegura ajya kugura iyo telefoni. Yavuze ko hari mu masaha ya saa 9, imvura icyo gihe yaje ikagwa ari mu rugendo, ari gutahuka akayugama. Biba ngombwa yuko yageze mu rugo mu masaa 1 ashyira saa 2. Nkuko rero ngo bari abaturanyi beza, n'ubundi babanaga neza, nta kibazo bari bafitanye. Ntabwo yigeze yihutira kujya kureba wa mwana. Ubigeze mu masaa 3 za nijoro nibwo yatekereje ati reka njye kureba Muvunyi, ari we mwana we. Muvunyi rero
ubwo yari ari kuri uwo mugore nyina yumvaga nta kibazo afite, yaragiye. Amaze kugerayo asanga Muvunyi yasigaranye n'undi mwana mukuru wo muri urwo rugo, abandi babiri. Uwo mubyeyi cyangwa se uwo mugore wishe umwana bamwita Oliva, afite abana batatu. Yari yajyanye abana babiri, yasize umwana umwe. Icyo gihe rero umwana mukuru yasabye mama wa Muvunyi yuko yareka bakagumana kubera ko barumuna biwe bajyanye na mama wabo, kandi we yasigarana irungu. Mu by'ukuri uwo mubyeyi wa mama Muvunyi yarabyumvise, yumva ko bikwiriye ko yamureka kuko bagasigarana, ahita asubira mu rugo, ajya nawe gushakisha uburyo ki wenda yakora imirimo yari akwiriye kuba yakora mu rugo. Bigeze mu masaa 5 bagiye kumva bumva abantu barimo barasakuza, nawe Ariete yumva abantu barimo barasakuza ku muturanyi, n'umuturanyi yumva arimo aravuza induru. Nuko rero ngo Ariete yatangaje ko barebeye mu idirishya, nta na rido yari iriho, basanga uriya Oliva wishe uriya mwana, ukekwaho kwica uriya mwana, ukekwaho kwica uriya mwana, basanga arimo araserebura babwira iby'imipira nk'iby'igikombe cy'isi. Niko uyu Ariete yatangarije ibitangazamakuru. Nuko we yarabibonye agira ngo ni uko umuntu yifatiye ku gacupa, kuba umuntu yishimye. Gusa yatangaje yuko yabonye abana aho bari bicaye bose n'uwo arimo, biza kuba ngombwa yuko abyihorera asubira mu rugo kuryama. Yararyamye rero, buraca umwana ntiyajya kumuzana. Mu gitondo cya kare nibwo yavuze ati reka mu masaa 3 reka njye kureba umwana. Ageze mu rugo asanga ntago bari babyuka, yumva ko ari ibisanzwe nyine, yumva ko nibabyuka Muvunyi ari buze kuza mu rugo. Mu masaa 7 nibwo yavuze ati reka nsubire kureba wa mwana. Agezeyo asanga babyutse bagiye, noneho asanga imyenda y'umwana iri hanze ndetse n'inkweto ziwe. Nibwo yitabazaga abaturage abereka uko bimeze, ahamagara nyina uwo mugore wari wamusigaraniye umwana ariwe bita Oliva, amubaza umwana, aramubwira ati sinkurerera, akoresheje andi magambo tudashaka gukoresha twebwe. Sinkurerera bitewe nuko ukwiriye kwirerera umwana wawe, cyangwa se sindi umukozi wawe wo kubaza umwana wawe. Biba ngombwa yuko ahita amukupa. Amaze kumukupa, umubyeyi Ariete yitabaje abaturage n'inzego z'ibanze, ba mudugudu na ba mutwarasibo, bifata ubusa nyine. Oliva ntiyatangaza aho umwana ari. Gusa mugenzi we, nyina w'umwana wishwe, yatubwiye ko avuga ko hariya ubwo bari mu gushakisha uriya mwana, yahaye nimero undi muntu za wa mugore ngo amuhamagare. Birangira amubwiye yuko umwana we ngo amaherezo ari buze no kugira gute, no kumwica, kuko ngo aceka ko yaba yaramubyaranye n'umugabo we. Ibyo nibyo Ariete yitangarije. Noneho kera kabaye bidatinze, Ariete umwana bagomeje kumubura ku wa mbere, ku wa kabiri umwana agomeza kubura, ariko yatanze ikirego muri RIB, ajyana ikirego kuri polisi. Biza kuba ngombwa yuko bose batabwa muri yombi. Ari uwo mugore wishe uwo mwana, ukekwaho kwica uwo mwana, ari na nyina, barabatwaye barabafunga. Bamaze kubafunga, igihe rero bidatinze, Ariete we yatangaje yuko uwo mugore afite musaza we w'umuribu. Izo ni inkuru wenda tudashobora kuba twaba duhamya neza ko wamuhamagaye ari musaza we. Amwereka telefoni, amubwira ati dore ibintu uburyo dukojeje isoni. Mu bintu rero ngo yari ari kumwereka ama WhatsApp, amwereka ibintu ari kwandikirwa.
gusa Oliva we yasubije musaza we ko ibyo bintu atabizi cyangwa atasi babaza Ariyeti icyo icyari kiri muri izo message. Yavugaga yuko uwo musaza we bamwandikiye ngo musigaye muri abagome, musigaye mwica abantu mukabata mu misarane. Rero mu kanya gato yavugaga yuko bidatinze twihuse cyane yagiye kubona abona baje umuntu wambaye civil araje, aramuhamagaye, aramutwaye, aramusohoye we. Hari byinshi wenda tugiye dusimbuka byabereye kuri gereza, ariko reka twihute. Aramutwara, amaze kumutwara amushyira mu modoka, agenda amubwira ngo yihangane mu byumvikana yuko umwana n'undi bamubonye yitabye Imana. Gusa yagiye baramujyanye ngasanga mu rugo nyine huzuye abantu, ariko bumve ko icyumweru cyose cyari gishize bataramenya aho umwana aherereye. Yaje kuba ngombwa yuko rero ngo polisi, bamwe mu bapolisi cyangwa se umukuru wa polisi waje kureba icyo kibazo, yarebye muri toilette abona ukuguru k'umwana, niko kuza guhita atangaza ko umwana yabonetse muri toilette, baza kuyisenya, umwana bamukuramo. Icyo gihe rero Ariyeti ubwo yarageze mu rugo yamenye uburyo umwana yabonetse, amenya uburyo umwana we yishwe. Yatangaje yuko umwana we yiciwe imbere y'abandi bana. Bamufashe nyina Oliva, nyina w'abo bana bandi, akamushyira imbere yiwe. Twavuga yuko yamwiciye imbere y'abana be, abamanikishije amaboko, ababwira yuko uzibeshya akabivuga nawe azamugira nk'uko ari kugira uwo mwana. Umwana basanze ngo yaciwe ubugabo, yateraguye ibyuma hirya no hino ku mubiri, ahantu hatandukanye, mu mbavu, mu mutwe n'ahandi hatandukanye. Biba gutyo rero. Gusa babazaga Ariyeti ko hari ikintu yaba yarapfaga na Oliva. Ariyeti yatangaje yuko nta kintu na kimwe yaba azi apfa na Oliva. Oliva rero ni ukuvuga ko mu buryo yitwayemo mu ibazwa ryiwe, cyagaragaraga yuko ari Oliva wabikoze, ariko nk'uko amategeko yacu abiteganya cyangwa nk'uko amategeko yacu abivuga, umuntu umushinja icyaha ari uko ubutabera cyangwa urukiko rwakimuhamije, nibwo ushobora kuvuga ko yishe umuntu, nibwo ushobora kumuhamya icyaha. Ariko mu gihe ubungubu Oliva ubutabera cyangwa se urukiko rutaramuhamya icyaha, aracyakekwaho kwica uwo mwana. Reka rero tugaruke kuri iki kintu cy'ubunyamaswa, kuri iki kintu kigomeje kugaragara mu bantu, ikintu kitari cyiza, ubugome ndengakamere. N'ubundi ahangaha mu Bugesera, mu karere ka Bugesera, hari hamaze iminsi humvikanye inkuru y'umugabo wicishije umugore we ishoka, amucamo ibice bitatu. Nabwo amuvuga ko impamvu yamwishe ari uko yahoraga amwita imbwa, kandi akaba bari bafitanye abana. Abo bana bose akaba nta mwana we n'umwe wari urimo, yarababyaranye n'abandi bagabo. Ibyo ni ibintu rero by'ubupfura buke, cyangwa se mbese hari nk'ikintu gishobora kubaho ukabura inyito wagiha. Hari nk'ibintu bishobora kuba byakumvikana ukabura inyito wabiha. N'ubu ngubu rero hari inkuru yumvikana mu karere ka Bugesera n'ubundi y'umusore wiyahuye w'imyaka 18, yiziza, navuga ko yiziza ko yakundanye n'umukobwa, ntibize kugenda neza, ntibaze kuba bagira gute. Mbese ubwo umukobwa ntabwo yigeze ahaza urukundo rw'umusore, umusore aba yabyishimira. Ariyo mpamvu rero nawe yiyemeje kwiyambura ubuzima.
tugomeza kuvuga ngo abantu bagerageze gushyira hasi ubupfura bukeya. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ubupfura bukeya, kugomeza kuba hakumvikana izo nkuru zigiye zitandukanye. Rero ni ibintu bigiye bitangaje cyangwa se ni ibintu bikomeje gufata indi ntera. Gusa icyo twizera ni uko inzego zacu z'ubutabera zigomeza kubikurikirana, ziraza kubiha umurongo, kandi ni ukuvuga ngo mu gihe wa mugari tukiri muri iyi si, ibyo byose bigomba kubaho, nta kintu twabikuzaho. Rero inshuti zacu twagomeje kubana muri iki kiganiro, ni iki twari twateganyije kuba twavuga, ni iki ngiki twari twateganyije kuba twababwira ku bijyanye n'izi mpfu zigiye zitandukanye. Gusa duhagarika abantu benshi bagenda bavuga ibintu bigiye bitandukanye ku rupfu rwa Gloriosa, ibinyoma kugira ngo binjize, kugira ngo bibe byabinjiriza, kajya kumva umuntu aritoye ngo icyishe gogo cyamenyekanye, yego cyamenyekanye, ariko ugasanga nta na kimwe avuze mu byo muganga yatangaje. Muhagarike rero kuba mwashinyagurira umuryango, muhagarike kuba mwagomeza gukomeretsa n'umuryango. Twebwe rero tukaba tugomeza kwihanganisha umuryango wa Gloriosa, abakunzi be ndetse n'abavandimwe. Mugomeze kwihangana kandi tugomeje kubafata mu mugongo. Ikiganiro nakagaruka kuri Vedasta Empire. Ciao ciao.